Ese wari wabyuka mu gitondo ukumva ufite kuraje, ukumva ufite imbaraga, ukumva urashaka gukora siporo kandi koko ukumva ko umubiri uzikeneye wumva urashaka gukora siporo. Ibyo bigahita bituma ufata umwanzuro wo gukora siporo nyine ukavuga uti ngiye gukora siporo, ngiye gushyira umubiri ku murongo. Ariko ugakora umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, siporo zikakunanira. Ese ujya ubyuka mu gitondo wapanze gukora ikintu, wajya kugikora ukumva muri wowe ikintu kiri kukubwira ngo bireke tuzabikora ejo hari umwanya. Buriya mayindi yawe cyangwa se ubwonko bwawe, ubundi ubwonko bwacu, ubwonko bwa muntu bukunda umutekano, bukunda kuba bufite amahoro. Ibintu bijya kubuvangira ushyiramo indi mipango ntabwo bikunda. Bisaba kuba warubatse mayindi seti, kuba warubatse ubwonko bwawe icyo bita konsisitensi, guhozaho. Kandi iyo twubaka konsisitensi, guhozaho, ni handi ukora ikintu wumva utameze neza ariko ukagikora. Kubyuka mu gitondo, niba wariyemeje kubyuka mu gitondo ugakora siporo, iminota 5 irahagije, ntabwo ari ngombwa iminota myinshi. Kuko mu gitabo bita Atomic Habit avuga ko abantu benshi bananirwa imico bari gukiriyetinga cyangwa se bananirwa ibyo bari gukora kubera ko batangiriye kuri binini. Ushaka kujya gutangira ikintu ukagitangira hejuru. Ushaka kujya gusevinga ugatangira usevinga 30. Utangira gusevinga ugatangira usevinga 50. Watangira gusevinga ugatangira usevinga 100,000. Mu by'ukuri ntabwo mindset yawe, ntabwo ubwonko bwawe bwagenewe cyangwa se bwamenyereye kubika amafaranga angana gutya. Niyo mpamvu ushyiraho sevingi, ugasevinga amafaranga, hashira igihe gito amafaranga akaba ari wowe yikurirayo ukayakoresha. Kandi ubizi neza ko sevingi uyikeneye, ubizi neza ko ukeneye umutekano wa sevingi. Bivuze ngo aho ngaho niho hari ikibazo. Ukabyuka uvuga uti buri gitondo ngiye kujya mbyuka mbere yuko njya muri dushe, nkore siporo iminota ingahe, nkore wamapu, nshyireho akantu, ukumva ufite gahunda. Ugakora iminsi mikeya indi ukayihorera. Burya ikibazo ntabwo ari siporo, ikibazo si n'umunaniro, ikibazo si n'uko utameze neza. Ahubwo ikibazo muri we ntabwo wubatse selifu disipurine ikubwira gukora konsisitensi. Ese nimbyuka naniwe ndabikora? Nimbyuka ntameze neza ndabikora? Nimbyuka nyine kumwe mbyukana umunaniro ndabikora? Ukagendera kuri motivation gusa, ndabyuka nkore, sasa motivation yagushirana ukabyuka uvuga uti nzabikoresha. Iyo ntabwo ari discipline. Bivuze ngo mu gitabo Atomic Habit atubwira ko imico mito mito ya buri munsi ariyo yubaka ikintu kinini. Bivuze ngo ntabwo usabwa guhera kuri, niba uri muri siporo ntabwo usabwa guhera ku minota 10, nta nubwo usabwa guhera ku minota 5. Niba ikunanira hera ku minota 2. Hera ku minota 2 ukore utuntu dukeya, ukore byuka, ukore wamapu, usimbuke inshuro 10 zonyine, numara kuzisimbuka uhite wigendera. Ariko umekinge shuwa ko izo nshuro 10 zikoze buri munsi. Niko kumenyereza ubwonko, niko guhinduka. Ejo bundi narabivuze muri video mperutse gukora, murayibona hejuru, murabona muri video mperutse gukora, ubwo navugaga step 3 z'ingenzi umuntu yagenderaho kugira ngo abashe kugira gute, abashe kubaka imico mishyashya kandi imugeza ku ntego yihaye. Intego iyo ari yo yose. Navugaga kuri step 3, abantu benshi ntabwo bazumvishe, hari ababimbajije ariko ndamusobanurira ko icy'ingenzi ntabwo ari ibyo gukora. Kandi koko umuntu wese ubajije arabaza ngo ese ni iki nakora, ni gute ntabikora? Nyamara icyo si cyo kibazo. Ikibazo ntabwo ari uko wabikora, ikibazo ni iki, ninde mfite guhindukaho? Ndasabwa guhinduka ne kugira ngo mbashe gushobora ibyo bintu? Niko wakabajije, ntabwo wabaza ngo ndakora iki. Urabikora umunsi umwe wa kabiri biwukunanire kuko ntabwo uri uwo muntu. First of all, hinduka. Menya uwo muntu ukora ibyo bintu ninde, yitwara ate, umwige ube nkawe, hanyuma utangire ukore. Kuko iyo utangiye gukora mbere yo guhinduka uwo muntu ntabwo bikunda. Rero niba umaze iminsi
niba umaze iminsi upanga ikintu kigakunanira, urabyuka mu gitondo ndakora siporo, wabyuka ukumva ibitotsi biraryoshye ukiryamira, washyiramo aramu yo kubyuka saa kumi n'imwe, saa kumi n'ebyiri, haramu yatangira kuvuga ukayizamura, yakongera kuvuga ukayizamura. Kubera iki? Kubera ko disipurine yawe iri hasi, ubwonko bwawe ntabwo bwagenewe icyo gihe. Banza ukemure ikibazo, ninde ngomba guhindukaho, ninde ukora ibi bintu, wige uwo muntu, kuko anytime ushatse gukora ikintu utari uwo muntu, utazi ngo umuntu ukora icyo kintu aba ahari, ntabwo bikunda, birangira kikunaniye. Niyo mpamvu ubyuka mu gitondo ukumva siporo zirakunaniye wishyiriyeho. Kubyuka mu gitondo ngo usome akantu wavuze uzajya usoma byarakunaniye. Kujya gusevinga, iyo usevinze amafaranga urongera ukayakurayo. Kubera iki? Kubera ko niyo ugerageje gutangira gukora imico yo gusevinga, amafaranga ushyizeho yakurayo. Kubera iki? Kubera ko ubwonko bwawe bukomeza bukubwira ngo ari amafaranga turayakeneye, dukeneye kuyakoresha. Mu magambo makeya ugomeza nta mahoro ufite kubera ko wabitse amafaranga ngo ari kuri banki ngo wayasevinge. Kandi mu by'ukuri sevingi urayikeneye kubw'umutekano wawe, sevingi urayikeneye kuko amafaranga cyangwa se sevingi ni save me now and I will save you tomorrow. Mbika uyu munsi nzagutabara ejo. Bivuze gutya, sevingi urayikeneye, siporo urazikeneye. Mbere y'uko muganga akwandikira siporo, mbere y'uko ujya kwa muganga bakagusangamo indwara bakagutegeka siporo, tangira uyikore kuko ni nabwo wiyumva neza, niko ibitekerezo biba bimeze neza. Mbere yo gusevinga amafaranga, banza umenye amafaranga ataguteza ikibazo, amafaranga atuma ubura amahoro, ntabwo ariyo ugomba gusevinga. Niba usevinga 30,000 ukumva ubuze amahoro uri gushaka kuyakurayo, mindset ubwonko bwawe ntabwo burimo 30,000 kuko buri byo bigomba gusevinga. Manura amafaranga yo gusevinga, usevinga makeya yandi usevinga ntagutere ikibazo, ntiwumve wabuze amahoro. Ayo ngayo iyo ubashe gusevinga amafaranga ukumva ubwonko noneho ntabwo bukubujije amahoro, ayo niyo yawe, ariyo usevinga. Amafaranga make y'uko yangana kose ni amafaranga. Bivuze ngo niba umaze iminsi ufite ibyo bibazo mvuze hejuru, ushobora kureba videwo nakoze ejo bundi ivuga kuri step 3. Ugomba kubanza ugahinduka, 2 ugakora, 3 ubona result, ariko nta step ugomba gusimbuka. Reba videwo nashyizeho ejo bundi. Hanyuma niba umaze iminsi uhura n'icyo kibazo byose, muri ibyo bibazo byose mvuze dukunda guhura nabyo muri ubwo buzima, andika ijambo muri comment uti ngiye gutangira. Niba turi kumwe, andika uti ngiye gutangira, uyu mwaka ntabwo uri bunsige. Uyu ni umwaka w'umugisha, ni umwaka nakunze cyane, umwaka urimo amahirwe menshi. Ese witeguye gufatirana amahirwe ugakora cyane? Nyandikira muri comment kuri tayari ugiye gukora. Niba turi kumwe, nyandikira muri comment. Yari Farm Mindset. Nkunda comment zanyu, nkunda like zanyu, nshimiye abakoze subscribe, ndabakunda cyane. Ciao.